Umwami wacu ashimwe cyane, mushiki wanjye mwene data. Aka ni ka kanya keza ko kongera kwihererana n'Imana, aho muba muri kumwe na Pasiteri Jean Jacques. Dushimiye Imana ko ihora itwitaho, dushimiye Imana ko itumenyera byose, kandi dushimiye Imana ko imenya ibyo dukennye tutaranayibwira, kuko ari Data wa twese uturebera byose. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 30 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20. Reka dusome, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire, Uwiteka Imana yawe guhera umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire, ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka, ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe, ukunda Uwiteka Imana yawe uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Amen. Nifuje ko tuganira ku ibanga ryo kuramira mu gihugu muri aka kanya gato dufite. Iyo umuntu akiri umwana yibera iwabo, ntabazwa kwishyura inzu, kwishyura amazi n'umuriro, guhaha n'ibindi, kuko ababyeyi byose barabikora. Iyo amaze gukura niho atangira kumva umutwaro bari bafite bamwishyurira ibyo byose. Ikintu rero nyamukuru abasabwa kandi kitari itegeko rikomeye ni ukubaha ababyeyi, akabumvira, agakora ibyo bamusabye byose. Ibi ni nako biri, ndetse ni nako byahoze ku bwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Igiciro cyo kuba mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabasabye cyari kimwe gusa, cyari ukuyumvira. Muri aya magambo ya nyuma ya Mose ku bwoko bw'Abisirayeli, ubwo yendaga gutandukanywa nabwo, Mose abibutsa ko bakwiriye kumvira Imana, duhere kuri wa murongo wa 16 ndetse cyane cyane n'umurongo wa 20. Imbere yaho gato naho mu bice 12 yari yababwiye ati, witondere wumvira aya magambo ngutegeka yose, kugira ngo wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikira kugeza iteka muzaheshwe ibyiza no gukora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza bitunganye. Ubwo hari mu bice 12 umurongo wa 28. Abantu bamwe rero bibwira ko Bibiliya igizwe n'amategeko menshi, nyamara nakubwira ko amategeko Imana igusaba yose ari ku neza yawe. Tumeze nk'abana bari mu rugo bakibana n'ababyeyi, yaba barimo basaba umwana kubumvira ni ku neza ye. Iyo yikuye mu rugo kumvira bimunaniye, ingaruka usanga ziba ku mwana. Amategeko y'Imana rero natuma ubaho mu mahoro hagati yawe n'Imana no hagati yawe na mugenzi wawe. Kumvira Imana rero nicyo kiguzi gusa cyo kuba mu muryango w'Imana yaremye hano mu isi, kandi yitaho nk'abana bayo uko bwije n'uko bukeye. Nta byinshi dusabwa, uzasanga amategeko yose akubiye mu kuyumvira. Urufunguzo rw'umugisha rukubiye mu kumvira Imana, kurindwa kwawe, amahoro yawe akubiye mu kumvira Imana. Ndakwifuriza rero kuba umwana wumvira, kugira ngo ibindi byose bimenywe na Data wo mu ijuru ukwitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana rero iguha umugisha, Imana ikurebe neza,
Imana ikwagurira imbago, Imana ikurinde, iguha imbaraga zo kuyumvira ku manywa na nijoro, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.